Haleluya. Amen. Gusoma Zaburi 23 umurongo wa 2. Ntabwo turi kumva. Tuhaguruke ushyire mikrofone yawe ku munwa kugira ngo twumve. Isome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 25 umurongo wa 2 aravuze ngo Mana yanjye ni wowe niringiye ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Gatatu, siko bizaba kubagutegereza nta uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu ngo bazakorwa n'isoni. Mwakira ijambo ry'Imana. Iyo umwana yizerera mu Mana akubaha Imana, she doesn't be ashamed ntabwo yakorwa n'isoni because he's wearing the greatness of God. kuko aba yambaye imbaraga z'Imana. It's why niyo mpamvu Dawidi atsinze Goliyati. if we trust in God, iyo yizerera mu Mana we shall never be ashamed. ntabwo yigera akorwa n'isoni. It's why my mother niyo mpamvu mama wanjye when she goes to fight with evil spirits, iyo agiye kurwana n'intambara z'umwijima, she comes when she shall win. agaruka afite ubutsinzi. So I have a cousin. Dufite mubyara wanjye She's called Lisi. yitwa Lisi. She's sick. Yararwaye Asthma. indwara yitwa asthma. So she likes to come here with my another cousin Akunda kuza hano ari kumwe n'undi mubyara wanjye called Sandy. yitwa Sandy. So on Saturday and Sunday it's when she was coming Kwa gatandatu no ku cyumweru bakunda kuba bari hano in holidays. mu minsi ya vacances. So it was evening Hari nimugoroba on Saturday kwa gatandatu at 7 p.m. saa 11. She was having a lot of stress. Yarafite stress nyinshi. So she called my sister Ahamagara mukuru wanjye called Sandrine yitwa Sandrine that she go with her to the toilet. kugira ngo amuherekeze mu mwiherero muri toilette. So after she came back, agarutse she fell down. ahita agwa hasi She was sick. kuko yararwaye. So my mother prayed for her. Mama wanjye aramusengera, Then they went to the hospital. bajya kwa muganga. Then she came back when she's Nyuma aragaruka ameze neza. Amen. It's why I say my mother wears the goodness of God. Niyo mpamvu njya mvuga yuko mama wanjye afite imbaraga z'Imana. Ibyo nibyo nashakaga kubasangiza. Butumwa wacu Kamila Imana imugisha. Mhubiri wetu Kamila ubarikiwe. Asomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cha Zaburi. Anasoma neno la Mungu ambaye iko kwenye Zaburi. Ni Zaburi ya 25. Zaburi 25. Ivuga ngo nuva mu isezerano ry'Imana nta mpamvu. Inasema sio ukitoka ndani ya ahadi ya Mungu bila sababu. Bivuga ngo tugomba kuba mu masezerano y'Imana. Sasa tunapashwa kandi isezerano y'Imana y'umuntu aririmo tena kama uko ndani ile ahadi abo ni neza y'Imana. Reka mbifurize kuba mu masezerano y'Imana kandi imbaraga z'Imana zibabeho ziva mu masezerano kugira ngo icyubahiro cy'Imana gikomeze kigaragare. Rero umuvuga butumwa Kamila Imana imugisha kandi ineza y'Imana ikomeze ibabeho. Amen. Amen. Hallelujah.
izagitanga ijambo ry'urufunguzo Tena itakuwa inapana neno la buri munsi kila siku. umuntu wese uzayobora Kila mtu mwenye atakuwa na agomba nguvu gutanga ijambo ry'urufunguzo muri aba bantu atakuwa anapana kwa watoto. aho mwidukira mu basengere Mugeuke